Yo, this is MC Tino, #1 MC aka Mula Boy, #Mama new song coming out very soon. Agatonga ondishimisha cyane. Ibintu byagiye bivugwa kuri TBB ngo twarashwanywe twaratandukanye n'ibiki byinshi cyane, ariko mu byukuri turacyari abajyama turi kumwe mose tutamwenda usibye ibikorwa bya muziki. Twabaye dufashe pause gato kugira ngo turebe nitugaruke se nize ngamba nsha turi buzane kugira ngo ibikorwa byacu tubyaze umusaruro, apana gukora gusa kuririmba nta kintu kiva. Umuntu abafite ibintu byinshi, afite umuryango, ashaka kubaho neza, kwishura amazu, so gukomeza gushora mu mafaranga muziki nta kintu ugaruza. Twaravuze reka twe tuhagazeho gato buri muntu akomeza karere soroye yo na apana nyuma guma ese niko nyine byaje guma kirangira ariko biriya ntabwo ari byo. Urumva yuko bari n'abavandimwe n'ubu ngubu tuza kuba twaratandukanye nabi, ntabwo nakawe n'abavuga ngo ariko we always together kuri studio. Nabwiye n'abantu niba ushaka TBB kuririmbira we duhamagare tubure uvuge ngo twara baratandukanye turahari. Abantu bavuga ibyo niba abandi bategura ibitaramo banatumira TBB. Urumva umuntu wamubwira ati ari wigeze kutuhamagara ngo ufite igitaramo i Muhanga, namubwira ni turashaka 400 ngo ati no ufite agasambari, ndamureba navuga 100 wowe shiramo essence y'200 ibyo nibyo tushaka kurwanya kwanza. So kuvuga ngo umuntu ushaka TBB we yitumira urebe kwidahari. Ejo mu twakoze kiraka mu bukwe abo mujyamo twa Musoni nka TBB abantu baratureba. So kuvuga ngo ukunda imiziki yacu ni yacu, nta muntu ifite uburenganzira. Shwan TBB kuza kubita dufite indimba hafi 20 niwe wifuza ko tuza dutumire ariko as per now buri muntu akora ku giti cye. Ajyo nabyo se wagira umuka mubi n'umuntu akaguha amafaranga se akagohereza amafaranga cyangwa se mukirirwana aho ngaho musangira nizoga n'ibiki. Kenshi tuba turi kumwe most of time. Abafana ba TBB bana nimuzajye mumva ibihuha nimuzajye okay birababaza kubona wenda TBB wenda vuga ati nari kwikorana, ariko ni nabyiza ku mande zombi. Tino ningafata of course murabyumva yuko after come back ngaterura Benja cyangwa na Bob Brum. Benja no nagafata mbere nuko yandisa TBB yo irahari, imiziki yacu twarayiyekoze ariko bigeze ubu buri muntu agomba kureba ese yagera he kure. Yapana kuzajya duhora ngaha concert Nyamirambo nge gitaramo mbatu ya mugabo kizone mbura turabunga gutesa nge gitaramo kirenze top chef no natwe aho tugeze urumva aho tugeze man je yo bitaramo bimaze kongera hano so please ariko ko ari byo bihari se top chef ko ari ishobora gutanga wenda 150 rona simvuze ko ari make kubahanzi wenda urugendo kuyakorera ariko ni uhora muri top chef ejo bundi ngo kwa Mr. One ngibiki bira bintu man ngewe nishaka zamara imyaka 2 nda concert nkoze, ariko ndabizi one day nzarya ibintu bimeze neza cyane. Niyo mpamvu n'abamedi bari kurya ibintu bimeze neza cyane. Nanjye ndabirwaye biryo abamedi bari kurya ndavuga karo nanyize akabona tu ati afite target yo kugeza umuziki nyarwanda to another level. Twaragerageje tureka abantu turebe kandi igihe cyane cyageze. This is my time. So twavuye kure abasaza babiza banga bose duhura mu tubari umuntu aragukoresha kubuye musi warangiza gukora urashaka kuko kwishura ngo bawitonze Tino umaze kumwe man I'm tired genda mbi wagasuzugura urumva. So naritonze ndeka abahanzi ndibe icyo bakora ko na mujye man I'm very talented. Reggae, dancehall, afrobeat, R&B, zouk na hip hop. That's how talented I am. So no kuvuga ngo ari umuntu wakoze comment ngo arabana uko ari kuririmba ibyongereza gusa. No so rashandi zaya mayenga ko twaziririmbye twageze ako kenda wambaye twageze he mwambwira televiziyo kuzikina ugomba guhamagara ariko ngozi ndimba icwa mula buri televiziyo iri kuyikina ari nabantu bazi that's what we need. Abahanzi muhaguruke mukore commercial music, apana kuzijyana kurangiza imiyango ngo uraririmba gusa. Let us make money. Nk'ubu na modoka afite imvurira iri kugwa ngomba kwitegereza yite so why should I keep doing music nari kwingiza? You understand? So Tino mu myaka 5 irimbe cyangwa ingahe inshallah Imana ndayisaba ubuzima gusa, ibindi yarabima talent everything. I beg for life from God my friend. Ndwaye ari parking ya Petit Stade ari ababeni bakubitira bandi bamedi ndwaye nanyo kuzakirwa ari na Safe Witi n'amabounce nyiruka inyuma n'abanyamakuru bafotora urumva ndabirwaye urumva kandi bizaba byose nagwa bigeraho udakora
niyo mpamvu ingufu nyinshi cyane ubusigaye no muri gym kugira ngo igihe ibintu byose be on point abahanzi man turaryamira cyane usanga umuhanzi byose saa 7 z'amanywa ngo kubera naga what is that niba na time of day muri studio go to the gym we look fresh abahanzi murana ukase wajya ufite imyaka 40 urumva so please byose birakonta Tino mu myaka 5 abantu ba Biniman ba P-Square abandi bose bazamenya yeah kogo mfite indirimbo na by the reka mbivugiranga mfite indirimbo na muri umuntu wa Christopher Martin wo muri Jamaica turaja Vada indirimbo nshaka kuzayisora ndashaka kuzayisora wenda nko mu kwa mbere I'm a big deal people loving nizindi ni mu Jamaica kuntu twa connectinze through Instagram tunamwandije avuga ko so bundi nibiki mitamubwira man bize bite amanartist amanimero WeChat anyuze ndimbo zina batavuga ngo murarense so indimbira hari yara recorded nainda recordinga Papito LM kuba indirimbo turi kwibaza na team yaje Papito LM nibo bari kumfasha ese tuyisoro uyu mwaka ariko rekitangire no mu kwa mbere uyu yaranje gufata amashusho y'indirimbo ko nago najya muri Jamaica na amafaranga menshi arafataye natwe dufata wezi ko bibaho then producer wese tuzakora nawe abimonta kushira montage iyo ndimo nisohoka niyo mbabwira ni ngewe bazamenya iyo ndirimbo cyakose ko mbabwira ibintu ngewe mura ni ndirimbo yanjye ya kabiri nka MC Tino mura isobaniye amafaranga iyi ndirimbo twayikorera no mu Rwanda ye nabwiye abantu sizafata indege se bashize zafata amafaranga yanjye nurira indege Rwanda nge Nairobi ngo gushutinga nibibaho nari nyiri no muri TBB twize ko ikiganiro cyera ndabikubwira abantu bageze aheza Lagos murabazi miliyoni 20 nubuze ari amafaranga cyane amana aracyanje tu ni byiza mu bikore ko why should ngo na Nigeria nibo bashize itegeko kuri ko umuzi ukora indimbo hanze ya Nigeria ingira ngo murabizi muri abanyamakuru bitewe n'iki amafaranga barafatwa bakajyana South Africa producers zo muri South Africa barakize bakobwa byo muri clip barakize sorry you understand so vuga mura twayikoreye hano kuri Kigali Gaming hano kwa Makuza Kigali Gaming ni casino tuyikora kuri Platinum Club Kibagabaga twakoze Miss 5 umunsi wa mbere Kigali Gaming tugarukayo Miss 5 yo mavuna udushusho bababyinnyi nabo tubafata kwabo twanze kubikora umunsi umwe ngo ababyinnyi baze twese buryo ababyinnyi baze kwabo intruders n'ibiki so nukuvuga ngo yakoze na bagenzi Benal incredible coup de chapeau uri amupeta arabihize man arabizi indirimbo ziraryoshye ndanasaba abanyarwanda mu irayikinge man mu viewing reka yuzuze miliyoni imwe narinze kugura abanyarwanda ni miliyoni 13 u Rwanda ruri mu gihugu cya mbere kuri kwikoranabuhanga anose ari wifi internet yihuta jayo kuri YouTube view yo Kristo gucya birangije pona kwirwa muri bangu za Chris Brown ngo ibiki n'ibiki bari ko bagafashe muri abashaka iki so MC Tino official impamvu nashize kuri channel yanjye kuko hanze y'u Rwanda ushaka collab birakonta you shaka ba promoters bari international abashaka ibintu byose bibe kuri wowe official MC Tino official Facebook ngundi active cyane kuri Instagram hose niyo mavuna keep on posting you understand natangiye ari imikino ko mbona ibintu byiza cyane yeso nukuvuga ngo kuri MC Tino official niyo YouTube channel yanjye you go and subscribe ngana ibintu bike cyane klikaho gusa ubu ngubu ugiye kuri urebe views comments zero nashyize ku wa gatanu ejo bundi ari comments zose ziri positive nyinshi cyane ungambye nashyira indirimbo ni indirimbo ya kabiri ishizeho kuko iriya channel yanjye nayifunguye nyimara gufungura gusura indirimbo murimo urumva yuko ayishize nk'ukwezi kumwe na kabiri ubu ngubu nyikoze ko kushina bikoze imbere ko nabyo twari tuzi kora video gashira kuri website TBB baronkize nibiki biri so please ubu ngubu nafashe target video zanjye zagisoka itariki ya mbere y'ukwezi video yanjye ariyo yose Afrifame bayishyiraho ni byiza ariko ngewe nasanze promotion yabo like if you put a video there I expect to get some money kuva twashira yose TBB rekanerish so simbizi uko bigenda nayi navuze ni reka nzaje shiri wanje niba nanjye niba umuntu akunda Tino azajyayo
you understand, you know. So no kuvuga ngo nubwo kuko ukoranye amasezerano na YouTube bafite ba subscribers bangaye, niyo mpamvu kubona nibuzura nzagera nanjye niyandikishe YouTube dukorana amasezerano, nzajye nashyira no piece twanjye tutandukanye, video asuye na music n'ibindi byinshi cyane, nk'izi interviews I upload twakoranye nyishyira bashaka kuyireba bayirebe.